Allah arabajije ari kunenga abantu ntabwo byari bikwiye kweri niba murabemera ko mwatuza kubera kwibuka Allah. Naam Sheikh, hari ikibazo ndi kureba hano kuri mbere yanjye kuri screen, nakibonye inshallah, reka ngerageze ibyo ndi kubona byaba bikwiye ko ari cyo nakivugaho. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. kuri uyu nguyu wavugaga inama twatanga kuri bamwe mu bazwi yuko ari abavugabutumwa, ari abashekhe bize iby'idini, bari kubaza ibibazo bifite aho bihuriye n'idini, bamwe mu bamamuma bikaba byasubizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga biramutse bisubijwe nabi hari abandi babyumva bakabitwara nabi kubera ko bibe bihawe umucyo n'utari umumenyi kandi aganira n'umumenyi, rimwe na rimwe akaba yabyemeza bikagira ikibazo. Ndakeka nta mpamvu yo kuvuga byinshi, nanjye narabibonye, hari n'imbuga mbaho byoherezwaho, aho umwe mu bashehe mu minsi yashize na n'ubu ngo hari ibyo nabonye agikora, ari gutumira bamwe kuri chano yiwe akababaza ibibazo bijyanye n'idini. Icyambere wenda nakomoza kuri iki ngiki, bavandimwe b'Islamu, iyi dini y'Ubuyisilamu subhanallah ni idini Allah yerekanye umurongo yayihaye. Aya ni menshi ntabwo ndirirwa nyagarukaho, ariko ririya njye mbona ko ari ikosa, kandi rikomeye cyane tugomba kuvugaho tutitaye kuranenga n'ibyo aranengaho. Allah subhanahu wa ta'ala yabivuze neza muri surati Muhammad, aravuga ati fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Ngabantu, surati Muhammad aya 38, ngabantu nibafata gahunda z'Imana bakazikiniramo, ntibazihereza ukuri kwazo, bakazitera umugongo, bakazikirensa uko bashaka, amarangamutima yakaba menshi, ngo Allah azabahindura. Allah azabahindura azane abandi batameze nkabo, kandi ntabwo bazigira baba nkabo. Ni ukuvuga ngo Allah fuhira idini rye. Bavandimwe b'Abayisilamu, iyo ibi tubivuga cyangwa gushaka kubikosora cyabyumvikane, tugomba natwe kugira uyu muco wo gufuhira idini. Ntibikajya byumvikana ngo ni uguhangana, ngo niki. Nizi gahunda zo gusubizanya, bamwe bari kubibona ucya, abandi bari kubibona ucya, niyo gahunda ya Qur'an. Ibi byitwa rududu n'abantu babimenye, cyangwa se radu, gusubiza abari kugira nabi. Niwo murongo wa Qur'an. Nusoma suratu al-Fatiha ubwayo harimo abantu gukosorana. Allah tuyoboreye inzira, turindiye inzira. Nureba suratu qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, harimo Allah gukosora. Abemera ibi bameze gutya, n'abemera ibi bameze gutya, ntimuzemera ibi byaba, muzagumye kwemera ibi byanyu hakaza. Ibi ngibi niyo gahunda ya Allah. Nunareba turikumvikana mu Islam, uzasanga Allah akunda kubaza abantu amtaqulun, kuki muvuga gutya, kuki bavuze gutya, bagomba kuvuga gutya. Iyi ni gahunda ya Allah yo gukora iki, yo gukosorana. Na Allah ubwe yaje gukosora abantu, na hadithi zije gukosora. Uno munsi rero turi mu mtihani, aho abantu bari kubona ikintu nka kiriya mbona ko ari kibi gikozwe, kubera ko abantu tumaze gucurama. Abantu bamaze gucurama, imitwe iri kugenda iri kujya hasi, amaguru ari kujya hejuru. Ngo hoya, ngo ntabwo byakavuzwe kuri yanga, ariko si ngo kubera iki ngo abantu ngo hari igihe ngo haba harimo ngo amashyari. Iyi ni dini. Bayisilamu, nanjye ninyi mvuga nabi izi aya cyangwa se hadisi, ufite uburenganzira bwo kujya hariya nawe ugakosora. Iyi ni dini buri wese agomba gufuhira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti muri hadith ngo yahmilu hadha al-ilm, icyo kintu cyumve neza, yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfa'una anhu aw
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ngo iyi ilmu ni nahangaha ni uzamenyera umuntu uri gutanga ilmu afite uwuhe murongo ugomba gukurikizana uwuhe. ngo iyi ilmu izakurikizwe cyangwa se muzayifate cyangwa se wa wundi uzaba uyifashe neza mu kuri kwayo mu bazaza nyuma bayikuye ku basahaba n'intumwa y'Imana, ni babandi bazaza bari kwanga ko yakwanduzwa, ngo abantu bagire ibindi bashiramo byo gukabya bayikabirizemo bashiremo ibindi bintu, cyangwa se hajyemo amanyanga y'abanyabinyoma. uwazabyanga ntabwo azemera ko idini ya Allah, hadisi abantu maze kuyishaka, k'abanyabinyoma barashiramo amanyanga, cyangwa ta'awil al-jahilin, cyangwa se abantu binjiji baza n'ubujiji basobanure ibintu muri iyi dini, basobanure ibintu muri iyi dini bigendanye n'iki, bigendanye n'ubujiji bwabo. Abantu bazaba bafite ilmu mu buryo bwa nyabwo bazabyanga. Muri Islam rero bajije kiriya kibazo cyo kuvuga ngo umuntu ngo uvuga ngo yizi dini ngari kubaza ngo masaili z'idini zaba izitalaka cyangwa se iza nikahi, ibituma urugo rugenda neza, ibi abangaba bari kuvuga ngo bagiye kwiga byumvikane neza, nibo bakagombye kuza bagasubiza kuri ibi bintu bakagira icyo babivugaho, kubera ko italaka ni ihurizo rimwe mu mahurizo y'idini. Urajya kwibaza umuntu w'umumama utarizi idini, wowe wagiye kwiga ngo abari we uzumwigishe, urabona tutari kujya mu bimenyetso by'imperuka. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo iki? Yaravuze muri hadisi ya Abi Hurayra iri kwa Bukhari ngo iza duyi'atil amanatu fantadhiru as-sa'a, fantadhiri as-sa'a, ngo umunsi muzabona indagizo, ilmu, amana, ubusobanuzi bw'idini buri guhabwa abatabukwiye, ngo muzitegura imperuka. Bayisilamu turanga kubwira abayisilamu ko kino kintu atari cyo, igihe abari kugikora bikirikorezwa ku mugaragaro, umuntu akabaza ibibazo by'idini. Muri fiqhi harimo nikah, harimo ishratu zawjiyya, harimo talaka, harimo ibijyanye na nikahi, harimo ibijyanye n'ibiki bituma abantu babana neza, n'ibiki byatuma abantu batana, Qur'ani yabivuzeho iki, imirongo ya Qur'ani ni yihe, amahadisi na yahe. Ahangaha nubisobanura ukoresheje wahyi abantu barabyumva neza, ariko kwibaza mamuma rimwe na rimwe ashirimo amaranga mutima. Sheikh iyo abantu baza kwivugira ku bintu by'isi nta ndakeka nta n'ubwo ari kukibazaho, cyangwa kivugira ku bintu biraho ngaho, ariko Sheikh turi kugwa. Wallahi twaravuze ngo hari ibintu tuzana umunsi tugeze mu idini y'amafilosofi, abantu bafite amafilosofi, ngo urabona ngo yari kubivuga kuriya ngo naho kuriya, ngo ariko singo bitwaye iki, cano siye yakubari kiri kwivugira, cano ni yari kari kujya mu bintu by'idini bifite abagomba kubivugaho, nawe yakabaye ari mu bambere bagomba kubivugaho, ariko kubera ko abantu batakigirira icyizere ngo bahishiye idini, ahubwo barayisuzuguza mu buryo bazi cyangwa batazi, ejo nisuzugurika ngo bari bacicitse. Ntabwo twese tugomba guceceka abavandimwe b'Islam. Niba abavandimwe b'Islam byumvikane, buri wese na twavuze ngo agomba gufuhira idini ya Allah. Ibintu abantu bazabitwara nabi. Ikicaro cyarimo shehe afatirwamo ibi bikurikira, bivugiwe imbere ye, biba nk'ihame. Hari nk'ibintu numvisha ndashaka kugarukamo by'ingiro, umuntu asubiza ibintu bishobora gusenya ingo mu minsi ibiri, kubera ko umuntu yabyumvishe ku muntu utari nyirabyo. Ariko abantu baranezerewe kuko abashehe nk'aba ngaba nibo bari gushaka muri bino bihe bya nyuma. Abashehe bari gucurika ibintu, uvuye kwiga bagombye kuza kurosobanura izi masaili ziri mu idini, ni ibiki bitera italaka, biri mu idini, biri muri Qur'an, ni ibiki bituma urugo rugenda neza, biri muri Qur'an, biri muri sunna. Ariko abo uri kubibaza kweri wallahi ni aibu, turi gufezeheka abayisilamu, ni aibu. Abo uri kubibaza niba bisubiza nabi bakinyuraguramo biri mu cyicaro we nguri kubaza. Urebe aho kugira mamuma azabaze ufite ilmu kugira ngo yitange, ufite ilmu ari kubaza wadafite ilmu. Muribuka ya hadisi ya Umar ibn Khattab ya Jibril, intumwa y'Imana yavuze ngo fa innahu Jibril atakum li yuallimakum dinakum, uyu ni Jibril waruje kubigisha idini yanyu, nanjye mpari ko ni malaika avuye kwa Allah
ntabwo ari bariya basahaba bari bicaye mu rwego rwo hasi bari baje kwigisha Jibril. Twebwe mamuma ari kubazwa ibibazo bifite aho bihuriye n'idini, ariko bibazwa n'uvuga ngo niwe wize idini. Abayisilamu turi kubihanangiriza bano bantu bazabayobya, muzagera igihe mwemere muvuge ngo ariko byo bari ibyo bavugaga ariko biri kugaragara. Ibi byo gushaka sinzi niba ari abaviews Sheikh, mubashaka ariko mwere guponda ibintu bya Allah twese turi kurebera. Abantu baraza bakora ibintu bitasobanutse biri aho ngaho bigayitse. Iyi dini igomba kuvugirwa abayisilamu, nitutayivugira ngo Allah azadukura haza n'abandi bayivugire. Aba bantu mubirinde, ndabizi abantu barajya aho ngaho atukanye ariko bariya cyane ariko iri kuvuga ibintu bifite aho bihuriye n'idini, kandi biri kubyirwa rubanda nyamwinshi abadamu b'abayisilamu, bikabyirwa singo n'abantu ngo baraho ngaho ngo b'abastari ngo abagore sinzi ngo banyuze ngo mu bintu bya majabu. Muri kutwangiriza idini, muri kuyiharabika, muri kwisiga ibintu by'imyanda, kuko mu minsi iri imbere abantu bazajya baza bareba idini bavuga ati aba bantu byagenze gute. Bavandimwe Islamu rero ndakeka byumvikanye, ama aya ni menshi navuga kuri iki ngiki. Allah yaravuze ati wa makana lil mu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqati minhum ta'ifatu yatafaqahu fi din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ngabantu bahagombye kugenda bakiga, ntabwo bagenda bose, ariko hazagira bagenda muri buri tsinda, bagende bige fiqh. Umva Sheikh, liyatafaqahu fi din, bagende bige fiqh, banaze ngo waliyunziru qawmahum, banaze bigishe bene wabo nibagaruka. None uri kujya kubaza ibibazo abantu baraho ngaho basanzwe ibibazo bifite aho bihuriye n'ibyo cyo ndogarukaho. Sheikh, niwabaza uburyo bafuma imyenda, niwabaza uburyo bakora amarangi, niwabaza uburyo iki, ntabwo turi buvuge, niho habagiye mu byo kurengera. Ariko niba uzi ko mu bintu wize harimo al-ishratu zawjiyya, nizihe mpamvu zituma urugo rutungana rugatekana, hari aya n'amahadisi mutumegishije muri iki kintu, ukaba ugiye kubibaza mamuma, arasubiza ku marangamutima. Bavandimwe b'Islamu, arasubiza bigendanye n'amarangamutima ye. Undi mugore ejo mu rugo abyumve, abagore bazatangira kudukubita hano twicaye turi kurebera, kuko bari guhabwa ubutumwa n'abatakagombye kububaha. Intumwa y'Imana Allah nibavuze ngo muri surati Tauba ngo mwebwe mwagiye kwiga bari mwe musubiza biriya bibazo, abari mwe mutanga umucyo, ariko kubera gushaka iyi si iri kuturangirana no gushaka kutumva aba bana, niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi yayo yaravuze ngo muzasabahe Allah azabarinde kubona imaratul ghilman. Iyi hadisi muzayishaka, cyangwa si imaratu subyan, cyangwa mu bimenyetso by'imperuka ngo umunsi muzabona al-ilmu inda al-asaghir, ngo umunsi muzabona ngo ilmu iri kwinjira mu bantu b'insoresori b'imigirigiri badasobanukiwe, cyangwa se bafite mu bwana bwinshi, muzasabe Allah azabarinde icyo gihe. Abu Hurairah yasamaga iyi dua, na'udhu billahi min imaratil ghilman aw imaratis subyan. Allah zaturinde abantu b'imigirigiri badasobanukiwe, badafite experience y'ubuzima no gukunda Allah n'intumwa ye. Imana zaturinde kuba aribo bafata ibintu by'idini. Turi kubibona aho zasanga abantu bakicaraho na bya bindi bya mbere ngo bagiye gutegura ngo ibihembo, ngo bagiye gutegura ngo ibiki, ngo basomye ngo Korani, ngo abatoye azana neza, ngo abakoze ngo ibiki, ngo baze ngo babahembe. Bya bindi muri kubona abo rero bashiye bari gushaka. Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri hadisi al-Qudusi ngo ana aghna shuraka an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Ngo umuntu Imana iti nge ndi kure y'umuntu ukora igikorwa cyanjye cya ibada agira ngo hagire undi yinjizamo ngo azakimuhembere. Ndi kure nawe ngo uzakora igikorwa cyanjye cya ibada agira ngo hagire undi ahembeshaho, nzamureka n'icyo gikorwa. Iyi hadisi turayizi, tuyireke kugira ngo bitagaragara nabi, ngo kugira ngo bitumvikana nabi, tugomba kubivuga. N'iki kintu cy'ibingibi by'ibihembo nzigiye kuzakigarukaho neza, rero dalili zipange sawa sawa. Bayisilamu twumva ubuyisilamu ko bomeze, tubufuhire, twere gushaka abantu babukinakiniramo, ariko abantu bari gushaka sinzi ngo ibihembo, bakajya hariya bakabe cyangwa intumwa y'Imana ngo yaravuze ngo la yashkuru Allah man la yashkuru nasa, ngo nanga Imana ngo umuntu yayishimira adashimira abantu. Iyi hadisi ni igihe umuntu agukoreye neza, umuntu aguhaye ihene nawe mushimire, umuntu aguhaye inka nawe mushimire, ariko muri za ibada za directe za Allah
n'abantu bajya kuzishimanaho ngo turamuhemba ibi, ngo turamuhanga agakombe, ngo umudari, ngo ibiki. Ntabwo turemera aba bantu ko bakumya gutobanga idini ya Mwenyezi Mungu. Abandi baricecekeye ngo turi gutinya ko batavuga ngo turi kuvuga. Tugomba kuvuga. Allah yaravuze ngo lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Ngabantu bahakanye ku gihe cyande cya bene Israeli ngo baravumwe. Allah yarabavumye abavumira ku rurimi rwa Dawudi na Yesu mwene Mariya. Ngo kubera iki? Dhalika bima 'asaw, ngo ni gutyo bigomekaga bagakora maasi wa kanu ya'taduna bakarengera. Ibi kurengera. Ikindi kibazo cyatumye bavumwa ni ikihe? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, ntabwo bajyaga babuzanya ibibi bari gukora biteye isoni. Izi nama aya surati al-Maida aya 78 gutyo hariya. Labisa ma kanu yaf'aluna, ngo bakoraga ibintu bibi, ntibabuzanyaga ibibi biri kumugaragara bari gukora biteye isoni. Abandi ngenda nababwiye ngo uyu nguyu we ajya yigira ngo ari gusubiza, azasubize zino aya n'aya mahadisi turi kuvuga, anavuge ko ibyo ari gukora ari byo, ko masaili z'idini agomba kuzisubirisha abantu baba awamu baraho ngaho basubira kuzisubiza nabi, ugasanga biri kugenda biri kwangiza societe. Ejo bundi ngo natangaga urugero rw'abaswahaba bahaye fatwa umuntu wagombaga gutayamamu, bakamubwira afite igikomere ku mutwe, bakamubwira ngo yoge arapfa. Intumwa y'Imana iravuga iti qataluhu qatalahumullah, baramwishe kubera gusubiza nabi, Allah nawe bazabagiriye nabi abici. Intumwa y'Imana basabira dua mbi. Intumwa y'Imana iravuga ati halla sa'alu idha lam ya'lamu, kuki batabaza bamenyi niyo badafite icyo bazi. Kubera ko tukumvikana abayisilamu gusubiza nabi byatuma n'umuntu apfa. Abadamu bari kurikira bino bintu, ni nabyo bari kwishakira bivanze ezi ngo nizangirika, ngo urabona ngo mureke zangirike, ngo kubera ko ngo niterambere, ngo buri wese ngafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Ntabwo buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka mu njyana n'indyo y'idini y'Ubuyisilamu. Idini y'Ubuyisilamu Allah afite abantu yishiriyeho, al-ulama warathatul anbiya. Allah afite abantu yishiriyeho bagomba kuba bamenyi bakayivuganira. Muvandimwe rero inshallah nakubwiye byinshi kuri kino kintu. Ibi bintu byaravuzwe nk'ibyo kubaza ngo urugo rwiza ngo rukorwa gute. Imana yaravuze iti khayrukum li ahli, hadisi ya Aisha iri mu bitabo bya Sunani n'ahandi. Umwiza muri mwebwe n'umwiza muri mwebwe ku bantu be mu rugo. None intumwa y'Imana tuyibaza ni gute umugabo aba mwiza? Qur'an birimo hadisi zirimo. Ni gute umugore aba mwiza? Qur'an birimo hadisi zirimo. Ndi kubaza ikibazo, twananiwe? Ibi byatunaniye? Bayisilamu mwirinde abantu nk'abo ngabo. Aya ni nyinshi zirekana ibibazo byo mu ngo bikemezwa gute kidini. Fa in khiftum shiqaqa baynihima fab'ath hakama min ahli wa hakama min ahliha yurida islaha yuwaffiq Allahu baynahuma inna Allah kana aliman khabira. Ayo sinama aya. Ibibazo by'ingo nibiza muzahamagara abantu basobanukiwe, bafite ubushishozi, barebe bikodwa gute, barebe niki kibitera. Hakama bazi idini bivuga hiki, niki cyatuma itarakibaho, niki cyatuma itarakitabaho. Abangaba bariyo bicara hasi babanye Islam. Aya ma ayo turkwetesha agaciro kubera ngo abantu bigize gutyo gusa. Twere kuvuga Bayisilamu turukuzana imperuka, kwere kwegereza imperuka imbere, turukuzana imperuka. Intumwa y'Imana twabonye yuko yaravuze ngo idha duyi'atil amanatu fantadhiru sa'a. Nimubona ibintu bya Allah biri guteshwa agaciro bigahabwa batabikwiye, muzitegura imperuka. Ni bano bantu kujya kuzana abadamu sinzi ku muhanda muze kubera ko muzwi abantu cano ibiki n'ibiki. Bayisilamu niba ari gushaka amafaranga tuyashakire mu nzira za halali, la hawla wala quwwata illa billah. Ubwo rero ni nandi maaya menshi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Niya mufite ibyo mushaka kubaza mubaza bamenyi. Navuze ngo ndigura kuri ibi ngibi kubera ko bifite aho bihuriye n'idini. Barajya bavuga ati ariko ngo n'umugore uri mu rugo ngashobora kugira experience. Nakubwiye ngo kubera ko adafite izi maswadir, kubera ko atazi aya na hadisi, ashobora agasubiza nabi, hakagira undi mugore ubyumva ugasanga dutangiye gutana kandi kubigarura bizatugora. Uyu muntu ntatinya Imana, anagaruka kuri sunna.
kuko ibyo akora ebana ibyisi birimo akaduruvayo, nagaruke kuri sunna naho ibindi bayisilamu. Mvuze bikeya, nanjye muvuga ibyanyu byo birabareba, njyewe urwanjye ndarurangije. Ikindeba ko umuntu yambaza ndi gutanga darsa kuri Zoom n'ahandi akambaza ikibazo, njye ndagushubije wa muntu. Ini gutyo mbibona uyu muntu ari gukora amanyanga, ari gukora amakosa, ari kutwangiriza, ejo bizagira gutya tuzanire n'abandi, none babaza kumyemerere kuko avuga ko ariyo kariya yiwe, kandi ari kubaza ku bintu bijyanye na kariya yiwe, yahagombye kuvuga bariya niba agize ahla dhikr. Allah aravuze ngo fasalu ahla dhikr, mubaza bafite ubumenyi, abasobanukiwe, kugira ngo mwirinde kugobeka ibintu no kubigorama. Bakutuzanira abagore bakajya bakababaza bifite aho bihuriye n'idini, ukurikiza icano zanditse zifite izina rya shehe akavuga ati shehe yabihaye umugisha ibiki n'ibiki, kubera ko rya dini riri guhindurwa rifite nyine abagomba kurivuganira. Reka ngewe mbendekeye ahangaha ndakeka ngusubije, ubwo ibindi ni ibingibi inshallah numva mwagira igihe cyiza. Allah subhanahu wa ta'ala gumye kuborohera aho ngaho muri, ni gutyo nge mbibona ibi biri mu bimenyetso by'imperuka, kandi abangaba bazaza ari benshi, ahubwo wa munyakuri bazamurwanya, bazamuvuga, bazamuzanira ibibazo. N'aba bashiki bacu mujye mugira isoni, mubwire bano bantu shehe ariko ibintu bagobye kubivuga, ntabwo ari ngewe shehe samahani, bino bifite aho bihuriye n'idini, ahubwo ngereka nkubaza idini ribivugaho iki. Shehe nawe akigira ngo ni umunyamakuru, nanjye ngo ngiye kugira gutya. Bayisilamu turi guti baba, Bayisilamu dusabiri dua, twe turi kuvuga ngo twarize, mudusabiri dua. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جرى فقتي أحسنهم خلقا أتني واوند زار شبان كجرو مچميزا وقرأوا إسلام.